maximum respect. OG Kigali, maximum respect. South, maximum respect. East, maximum respect. Northern, maximum respect. South ndetse na diaspora. We love you so much. Wowe ukunda Polar Vibe, wowe wahisemo kwa natwe umunsi ku munsi, turabakunda uko bwije nuko bukeye. Ni ibintu byacu. Nje nabwiye ngo ahantu ibirinde nabyimuriye ndi kubatumirwa. Ntabwo muzongera kumbana ni document imbere kamera njye nyine ko yuko namaje kumenya neza ko uru ruganda hari abaruvunikiye, hari ibitambo byagiyemo. Hanyuma umunsi none tukumwe n'umusore wacu Albert. Albert, makuru yawe? Makuru ni neza. Umeze neza byatari? Meze neza cyane ndashimye. Urumva ibintu yuko coka? Yewe da. Umwaka ugiye kurangira, ageze uzamurijwe. Umwaka ugiye kurangira. Ese kugiye kurangira ingamba ibyo wiyemeje wabigezeho? Ya mbo ibyo niyemeje. Ntubeshe abanyarwanda? Nago mbeshya pe. Ngiye nkurikije icyo nari nagambiriye kuri 80% kiri kugenda kijya. Gura byeri niba 80% numva ko opportunities zawe chance wamaje kuzigeraho, goals zawe zigeze. Gura byeri birakwiye kuba nayigura. Gura byeri pe. Birakwiye. Ngiye narobye umutubu. Umwaka urarangiye. Mw'abanyarwanda mwe mwaka urarangiye. Imana ifashe rwose ninjya ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nzashima Imana byahatari kuko uyu mwaka duciye mu bintu byinshi we. Ukwezi ni kunini. None nta cyatuma bitagera ku byo wifuza. Oya ntago byakunda. Nari napanze umushinga wa $5,000,000 none birangiye nta nimwe mbonye. Urumva narobye umutubu. Biragoye pe. Biragoye. Ibyo niyemeje kugeraho. Ibyo niyemeje kugeraho 15% bigeze ko akunda cyahumeka, abandi barapfuye. Imana ishimwe nabyo. Ni amashimwe ku Mana cyane. Hanyuma ujya hafi y'imyidagaduro nyarwanda? Sinkunda kuyikurikirana cyane ariko ndagerageza. Uragerageza. Ariko iby'umupira byo urabikunda nyine imyidagaduro muri rusange? Yego, umupira ndawukunda cyane, ndanawukurikirana. Albert, watangiye gukurikira umupira ufite imyaka ingahe? Natangiye kuwukurikirana 2017. 2017? Ko numva uri umwana mu gufana? Ndi umwana ariko ibyo nzi ni byinshi. Ni Rayon Gicumbi? Oya, ni APR. Twavuze ubwo ndimo kuya aho ubona imbaraga ziri. Ni Rayon Gicumbi? Oya, ni Rayon Sport. Na APR ni Gasogi? Ni APR. Ni Amagaju ni Kiyovu? Kiyovu. Cristiano Messi? Messi. Nawe uri kumbaza ikintu cyoroshye cyane nawe ngahita ngusubiza. Haruna Jimmy Gatete? Abo turabazi bose bakoze ibikorwa bihambaye. Abo nago napfa kubagiranya kuko tugendeye kubigwi Jimmy Gatete yakoze ibintu birenze. Yego. Ndikumana Amadi Katauti, Olivier Karekezi? Ndikumana Karekezi. Ndikumana. Imiziki urayikunda? Imiziki ndayikunda cyane. Nubwo nakunda Ninde muntu ugukocora hagati ya Diamond na Platinum? Nawe kunjyanye mu yindi si. Izina rimwe ribaye amazina abiri. Bo turabizi ko Diamond ari umuhanga. Ni umuntu ukora collabo nziza. Nyine hagati ya Diamond na Platinum ninde muntu ugukocora? Unkoma ni bose. Nese Diamond na Platinum batandukanye he? Naho batandukanye kuko bose ni izina rimwe. Ni Harmonize na Konda Boy? Ni Harmonize na Konda Boy. Bose ni bamwe. Bo. Arakanu kamaze nk'umunsi umwe gaturedinga kuri TikTok. Ari umurundi nyine wavugiye abanyarwanda, hanyuma ikiganiro cyabereye kuri channel nitwa Umutananirwa. Ni mushitanye umurundi bamwita Landi Promoter n'nyiriyo channel. Yakoresheje ikiganiro bita Bface on Floor. Akunze kwita Rap Yuda. None avuga kuntu hari abantu bigize gutuka, hari umuntu bigize gutuka ngo abanyarwanda bashingiye kuri yasaga ya Kiriko yabereje ubundi yakoze igitaramo mu Rwanda ngo bamujimije ibyuma nyine. Noneho uwo mujama yavuze ngo abanyarwanda ngo murimbwa, ngo muri ibirofa, muri amabono, ngo ndetse n'ubavugira wese ngo nawe ngo nimbwa mu zindi. Noneho ariko cyari ikiganiro nyine kirekire bo yavuga kuntu Bface we yavuga kuntu umuntu yavuze Bface atangiye kumusobanura byaranyenga rwanye n'uwo muntu. Hanyuma haza bagateranye
ubwo urinde umva ikibazo ngiye kubaza haza bagatenya bavuga ikata akantu gatoya kakandi bifeza bavuga ngo muri imbwa muri ki nkuko wa muntu abivuze nyine ahita akaporodinga hanyuma uwo bita Tayikundahiro ahaguruka nk'iyagatera asubiza bifesi anavuga nuko industry Burundi ayibona nyine avuga ko abarundi ari abafeke badafite n'abanyamakuru bafite ubwiza bw'ubwenge ibintu nk'ibyo ngibyo nyine whatever hanyuma hazo bita Jeskizo wa Mipango Gasuku yagutukiye bifesi ivumbira tumuka aba YouTube mu Rwanda batanza gushishoza mu isi yawe aho wipoye uba wibere mu turimo twawe ubabona uti ndebye mu isi y'imyidagaduro yo mu Rwanda imaze kugera ahantu hashimishije ni heza pe ni heza ariko se kuyiga nk'umuntu nka Gasuku ataka iki kiganiro ngamenya aho byavuye no byaturutse ashobora guhuruduka agatuka umuntu akamutuka ku myanya y'ibanga ya nyina wabishyigikira oya iriya mu muco w'Abanyarwanda ntago uriya muco tuwemera yego nawe yenda ashobora kuba abikora mu nyungu ze kugira ngo urumva Gasuku ngo ni umuvugizi akunze kugaragaza ko akunda igihugu koko kandi koko nibyo igihugu umuntu anakitangira nibyo sibyo ariko se noneho buriya kuba yahubuka agatuka bifesi w'umurundi ko akunda no kuza mu Rwanda cyane ni isura nziza ku gihugu biraza kwangiza iki kuri ku myidagaduro nyarwanda tuvuge ubundi hari ingero ushaka gutanga mu buzima busanzwe reba nk'umushyitsi aje kugusura ukaba wamubwira nabi kandi ntabwo biba ari sawa bivuze ngo ari Tayikundahiro ari na Gasuku bahubutse rwose ni ibintu bitari byiza cyane basaba imbabazi ubundi Gasuku uramuzi Gasuku ndamuzi uramuzi n'imisatsi na Rokoke cyane rwose ndamuzi ubundi ibintu bitatu kuri Gasuku ngo ni umwami w'abagore nuko mukopeza cyambere ibyo ni byose oya ibyo ntago ari byo urango na mama yemera Gasuku oya DJ oya kuko Gasuku twemere ko avugira igihugu akunda n'igihugu nese ni umuvugizi w'igihugu ari muri pareroma oya ntago ari umuntu nyine ushobora ariko ni umuntu uvuga nawe akunda igihugu kandi ni umuntu ushobora kuvuga ikintu abanyarwanda bakamukunda bitewe n'ibyo yavuze ibintu bitatu nyine Gasuku ni umwami w'abagore akunda igihugu ikindi kimwe gusa nawe hari indi ngeso yo gutukana cyane ahindure iriya bintu ntabwo ari byiza mu muco wa kinyarwanda ntabwo nakugora rero ntabwo nakugora cyane ko duhuye wikomereza mu zawe ariko ndaboneka mbanze nkuganiriza nta kintu bitwaye ni byiza cyane bikunde ibyo urimo bikunde ukomeze ufane ikipe yawe ugira ute ariko unongeye icyo bita knowledge and skills kuri ibi bintu by'imyidagaduro kubera ko mu mivugire yawe ufite ubusesenguzi kandi buri mu bwenge ntabwo ubagurika mu kuvuga nicyo babwira abakurikira Paravibe icyo nababwira ni uko bakora subscribe bakadufollowinga kuri TikTok byose bakabikora kuko bazahavana ubumenyi bukomeye cyane kuko izi nyigisho tuba turi gutanga ni talent ntabwo turimo guhamba amasuka cyane rwose ahubwo turimo turahinga ibizere yego we love you so much rero bamwita Albert ntabwo namugora nikomeza inzira ze ariko mwamaje kumva neza ko uko byasa kose ari umwe Pierre wuzuye uko byasa kose ari fanatisme kuri Messi yewe twamaje kumva neza ko atarimo gushimira imyitwaye ya Gasuku na Tayikundahiro ko bitwaye so n'umwana mwiza ni ubuke muzagenda mumukunda I love you twiza ko nitugukena twugutuma uzaboneka ndahari cyane rwose nta cyatuma naboneka okay love you so much wowe dukunda umunsi ku munsi amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba naho rirengera umujyi wa Kigali ndetse na diaspora turabemera bya hatari ariko wowe tarakora subscribe nakwaza ngo what waiting for utegereje iki bikore neza tujye tubana umunsi ku munsi I love you